dufite n'ijambo ry'Imana tugenderaho muri Matayo 21 umurongo waho wa 16, igihe Yesu yasanze urusengero, yinjiye mu rusengero asanga rwabaye iguriro, abantu barimo gucururizamo, ngo ararakara yubika ameza, ngo ako kanya bamuzanira abarwayi, ari abatarora, ari ibimuga, ahita bakiza, ngo n'abana bato. Ngo noneho barangije baravuga ngo Hoziyana mwene Dawidi, baramuramya, barishima. Noneho ngo abatambyi n'abanditsi, abatambyi bakuru, ngo barangije bararakara, ngo baramubwira ngo ariko ngo urabyumvishe ko n'abana barimo barakuvuga bakuramya. Yesu nibwo yahise ababwira ngo ngo ese ntimwari mwamenya ko mu kanwa k'abana bato n'abonka havuyemo ishimwe ritagira umugayo, cyangwa se ishimwe ritagira inenge? Rero iyo dukora uyu murimo w'abana, naho dushingira ko mu kanwa k'abana bose bato n'abonka agomba kuvamo ijwi ritagira inenge rishima Imana. Aba bana bagomba gukurira mu murongo mwiza, cyane cyane tukabaha education, tukabaha uburere, tukabafasha mu mwuka ndetse no mu mubiri, kugira ngo bazavemo ishimwe ritagira umugayo, perfect praise, ishimwe ryuzuye. Ariko ishimwe ryuzuye ni uko umwana azamuka yitaweho mu buryo bw'imyigire, mu buryo bw'ibifatika, hanyuma wa mwana agakura neza. Rero projet twabashije gukora muri iki gihe kingana n'amezi 12, twatangiye ikintu bita irerero ECD. Dufitemo abana twitaho, ni projet twakoze ahantu bita mu mudugudu wa Rwanko, n'ahantu hari abantu badafite rwose ubushobozi, abana babo ntabwo bari barimo kwiga. Rero turabafata, bari bafite ubushobozi bwo kujya mu magaridiyene, turabafata, turabakira, turabigisha, dushira umwarimu, turabitaho, turabagaburira. Rero icyo ni igikorwa kimwe mu byo Imana yadushoboje. Igikorwa cya kabiri, abo babyeyi nabo twaje gusanga ko bakeneye ubundi bumenyi kugira ngo biteze imbere. Ntabwo bakeneye amafaranga, ahubwo bakeneye kwigishwa, bakagira ibikorwa bakora, hanyuma bikabazanira source of income. Rero twabigishije ibintu bijyanye n'ubukorikori. Mfashe gatoya, umwe afate hariya ku gikuta hirya, n'undi afate iyi, shyira ku gikuta nawe fata uhindukiraho, ushyire hejuru yanyu gake kugira ngo bizagaragara. undi nawe naze afashe, rebesha hano, aho hahengamye harebesha uruhande. Tugafata n'uyu aka kandi gatoya gasigaye hasi, ugafata nawe ugashyira. Tumenyereye ko iyi mitako akenshi ikunda kujya inyuma y'intebe yo muri salo, ukawomeka inyuma y'intebe muri salo, ubona ko ari umutako ubereye ijisho. Twabigishije na uburyo umuntu ashobora kuba ari iwe, ugakora ibintu by'amasabune bitandukanye, shampoo, après shampoo, ibyo bikoreshwa mu masalo, amasabune yo gufura, amasabune yo koza ibyombo, ari byo bimwe muri ibi dufite. Ibiro byarangiye. Uko ugenda ubikora bigenda bifite maze ubyumva no mu maboko. Ubu urimo no kubyumva mu maboko maze. Shyiramo utundi. Kurura neza. Yuzuye. Oye, ikiryoshye gaza. Mpora. Ekiro nyine. Ekiro. Nsiga shaka. She. Eba.
kudufasha isengesho. Shalom, turi ababyeyi bo muri Rwanko, twiyemeje kwiteza imbere dukora amasabune ariyo yitwa Bubu Soap. Bubu Soap irafura, irakoropa, ni isabune nziza cyane, n'uwayigura wese akayikoresha yabona ubwiza bwayo. Bubu Soap yoza imodoka. Ndetse hari n'ababyeyi bafashije abo twahaye ibikoma mu imirimo ya sociale yari ihari myinshi twagombaga gukora, ariko turashima Imana ibyo yadushoboje n'ibyo, ndetse uyu mwaka turateganya ko bizarushaho. Ibyo duteganya kugeraho ni nk'ibikorwa bigera muri 5. Icya mbere turifuza ko Imana yaduha headquarter cyangwa se icyicaro gikuru cya Light from Heaven Ministries. Aho ngaho muri iyo headquarter hazabamo Rwanda Children's Center. Iyo Rwanda Children's Center ariyo izajya ibasha kwakira abana batandukanye, kubadevelopa impano zabo, kubafashiriza aho ngaho mu buryo butandukanye, kugira ngo umutima wacu ahanini habe ububyutse mu bana, biciye mu mpano zabo, biciye mu ijambo ry'ukuri ariyo tubaha ryo muri Bibiliya, kuva mu byaha ndetse no guhinduka. Rero ikindi gikorwa cya gatatu cyo tuzagikora byihuse mu kwezi kwa munani abana bagiye mu kiruhuko, hazabaho gukora ibiterane bikwirakwiza ubutumwa mu gihugu ndetse no hirya no hino. Tuzatangiza igikorwa cy'igiterane ahantu hatandukanye, aho tuzajya duhuza insengero zitandukanye kugira ngo tugire amahirwe yo kubonana n'abana benshi ndetse n'abarimu babo. Icyo giterane kizajya kibaho kenshi mu biruhuko, gishingiye kugira ngo mu ijambo ry'Imana Luka 18:16 havuga ngo mureke abana bato bansange. Rero tuzajya tuba twigisha abana of course ijambo ry'Imana, kuva mu byaha, kwihana, guhinduka, habemo ndetse no kubafasha dukoresheje ibikoresho bitandukanye, ibikoresho by'amashuri yaho Imana izajya iba yadushoboje. Tuzajya tuzenguruka dukora uwo murimo w'Imana mu nsengero zitandukanye. Noneho dufate n'umwanya wo gutoza abarimu babo, ndetse tubasigire n'inyigisho ziri hagati y'amezi 6 n'umwaka, aho tuzajya dusubira tugakurikirana tukamenya ko n'aba barimu bashoboye kuba batanga izo nyigisho mu nsengero zitandukanye, aho tuzajya tuba twafunguriwe amarembo kugira ngo dukore uwo murimo. Rero ndetse n'ubukangurambaga ku bashumba bijyanye no gufasha abana batandukanye, kumva ko kenshi hari ukuntu izi nsengero zacu z'abanyamwuka umuntu agira cyo ukabona yubatse urusengero ariko akibagirwa ko hakenewe icyumba cy'abana, kubahugurira, kubaka ibyumba by'abana, ndetse uko Imana izajya idushoboza izo nsengero zidafite ubushobozi, umutima wacu turemeranya nawo ko Imana izadushoboza aho dusanze abantu bafite ubukene bwo kuba icyo cyumba batabasha kukiyubakira. Nyuma y'ubujyanama bazakira, tuzajya tubasha no kubaka ibyo byumba bya Sunday School kugira ngo aba bana baze ku Mana kandi bazabashe kuvamo ishimwe ritagira umugayo. Ikindi gikorwa Light from Heaven Ministries igomba gukora ni ugutangiza isomero cyangwa se Children's Library, harimo ibitabo bitandukanye bifasha abana mu kumenya Imana ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange. Ibitabo bishobora kubensipayaringa kuvamo ishimwe ritagira umugayo. Bizaba byandikwa n'abantu batandukanye, ari iby'abanyamahanga, ari abanyarwanda, tubihurize hamwe. Hazajya haba harimo n'ibitabo bishobora gufasha abarimu kugira ngo bigishe aba bana. Rero turateganya ko hazaba
iryo somero rifite ubumenyi ku bana ndetse no ku barimu babo. By'umwihariko ibyo bitabo nanjye numva nzabigiramo uruhare cyane kugira ngo byandikwe, kuko kugeza ubu hari ibitabo natangiye nubwo bitarasohoka ariko bizaba biri muri iryo somero ry'abana. Ndumva icyanyuma tuzakora muri uyu mwaka, tuzategura igiterane cya vision ya ministry cyitwa bamurebyeho. Bamurebyeho tuyisanga muri Zaburi 3:4 umurongo wa 6 havuga ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo ku maso habo ntihagira ipfunwe ukundi. Iki ni igiterane kibohora abantu cyane, kuko ntabwo ari twe tuba dukora, ni igiterane cyangwa se ni vision y'umurimo Imana yahumetse ndayihabwa. Rero tuyitirira icyo giterane ku buryo haba hari ubuntu bwinshi, buri muntu wese uzaza azabona Imana. Vision yacu ni ukureba kuri Kristo gusa, hanyuma umucyo wa Kristo wonyine niwo ukuvira ukagukiza ikimwaro. Tuba turimo kwigisha abantu bave mu byaha bakire Kristo, hanyuma nibamara kumwakira azabakiza ikimwaro. Nta kimwaro Kristo rero adakiza. Iyo tubona Yesu azura Lazaro, icyo nacyo ni ikimwaro. Aracyazura abapfuye, Kristo aracyakura abantu mu byaha, aracyadukiza ubukene bwo mu mitima, aracyadukura ahantu hatandukanye ibyo bikugora byose. Rero iyo tumurebyeho yaduhaye isezerano ko abamurebyeho bose bazavirwa n'umucyo we, hanyuma abakiza ikimwaro. Ndumva ari ibyo tuzasozanya n'uyu mwaka.